yamukurikiye ameze nk'uri mu nzozi, yibwiraga ko ibibaye ari ibyanyabyo. Hari igihe uca mu bihe n'Imana yakora ntumenye ko yakoze, ugasigara wibwira ko uri mu nzozi. Mu izina rya Yesu turagushimira mwiza, icyubahiro ikibi cyawe, uri Kristo wera, uri umwana w'Imana ishobora byose, witwera cyane. Tugeze muri ka kandi ko kumva ijambo ryawe, reka rimanuke nk'imbaraga ibohora ababoshye mu izina rya Yesu. Reka rimanuke nk'umucyo uvira muri twe, nyemerera rimenagura ibihome by'umwijima, kandi gukiranuka kuzanwe n'ijambo bagakorwa kuganza mu izina rya Yesu. Amen. Yesu ashimwe. Dushimiye Imana y'amahoro, Imana y'urukundo, Imana yo kwizerwa, Imana ivuga bikaba, kandi Imana itegeka bigakomera. Tuyihaye icyubahiro mu izina rya Yesu. Kadusangire ijambo ry'Imana rigaragara mu byakozwe n'intumwa mu gice cya 12, turasoma dore ku murongo wa 6. Kadusome mu izina rya Yesu. Handitse ngo Herode araye ari umusohore iryo joro Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare babiri aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda inzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo marayika w'umwami nuko marayika w'umwami Imana ahagarara aho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko, iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe umurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Imana idufashe cyane. Yesu ashimwe. Dusomye ijambo ry'Imana rigaragara mu byakozwe n'intumwa, ibice 12. Dusomye ku murongo waho wa 10, umurongo wa 6. Bibiliya ivuze ngo iki? Ivuze kuntu iryo joro, dutangira ijoro gatoya kugira ngo twumve ubutumwa burimo neza. Nuko Herode yafashe ab'itorero yica Yakobo. Amaze kwica Yakobo mwene wabo na Yohana, ashaka kwiyongeza na Petero, kandi yashakaga ngo hari mu minsi mikuru y'imitsima idasembuwe. Bibiliya iratubwiye ngo iryo joro Herode ari busohore Petero, ni naryo joro marayika w'umwami Imana yamanutse. Amaze kumanuka araza ahagarara imbere ya Petero. Amaze kumuhagarara imbere, muco mwinshi wakabongaho, arangije amukoma mu mbavu, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Yamukomye mu mbavu. Amaze kumukoma mu mbavu, aramubwira ngo byuka n'ingoga. Akimara kumubwira ngo byuka n'ingoga, yarabyutse avuga ati kweta inkweto zawe. Abasirikare ngo baguye igihumure, iminyururu imuva ku maboko. Ikimara kumuva ku maboko, yaramubwiye ngo kweta inkweto zawe, ufate umwitero wawe wifubike, nurangiza umurikire. Yaramubwiye ngo kweta inkweto zawe, nurangiza wifubike. Yamukurikiye ameze nk'uri mu nzozi, yibwiraga ko ibibaye ari ibyanyabyo. Hari igihe uca mu bihe n'Imana
yakora numenye ko yakoze, ugasigara wibwira kuri mu nzozi. Ariko Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo marayika w'umwami Imana yaramanutse, amanukira mu nzu y'igihome, amanukira mu nzu Herode yari yarafungiranyemo Petero, kuko Herode yari yaramaze kwica Yakobo. Amaze kwica Yakobo aravuga ngo reka yakwiyongeza na Petero. Mwako kanya ko kwiyongeza, ko gushaka kwiyongeza Petero, ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, ab'itorero bagize umwete wo gusabira ab'itorero bagize umwete wo gusabira Petero, bari barimo basenga. Marayika w'umwami Imana aramanuka, araza ngamukoma mu mbavu, umucyo urasa mw'iyo nzu y'igihome, iminyururu imuva ku maboko, imbaraga zari zikuboshe amasazi kuvanwaho mu izina rya Yesu. Imbaraga zari zarakuziritse zahoraga utuma uboshe, izo mbaraga zigukurweho. Hari igihe umuntu ashyirwa mu nzu, akaboherwa ahantu, akazirikwa n'iminyururu, akazirikwa n'ubutware bw'umwijima, akazirikwa n'imbaraga zimukinagaza. Umuntu agatangira kugenda yumva aremerewe, yakandagira kumva ntashinga, n'imbavu zigatoneka, yareba ku mutwe uko bumumereye nabi. Hari igihe Herode agushyira mu nzu y'igihome, yamara kugushyiramo yarangiza akakurindisha n'abasirikari, kandi unazirikishijwe iminyururu. Imana itatanye ingabo z'umwijima zose zari zahagaze hejuru y'ubuzima bwawe. Herode yakurindishije. Marayika w'umwami Imana agukure mu iyo nzu y'igihome. Marayika w'umwami Imana agukure mu ubwo buretwa. Marayika w'umwami Imana akuvane mu iryo curaburindi. Marayika w'umwami Imana yongera gukure mu izo ngoyi, yaramanutse ngarazagarara aho ngaho, ngarangije ngo umucyo mwinshi urarasa. Ndagusengera amasa ngo wongere uvirwe n'umucyo uzanywe na marayika. Imana ikuremera ibihumuriza, nubwo ari urayiri rusobe, ariko ndasenze ngaya masaha Imana igukure mu nzu y'igihome. Imana igukure iminyururu y'abadayimoni, Imana igukure iminyururu y'abakonikoni, Imana igukure mu buretwa bwabo. Imana muremyi w'isi n'ijuru yongere iguhambure imigozi yakuziritse. Imana ikuvane mu uwo mwijima, Kristo yongera kumurikire. Bibiliya ivuze ngo iki? Iravuze ngo Petero yari busohorwe, bwari bucye ari busohorwe, ari bujyanywe kugira ngo Herode ashimishe Abayuda, kugira ngo amwishe, narangiza ashimishe Abayuda. Ngarika ab'itorero bagize umwete wo kumusabira, aribwo marayika yaza akamukoma mu mbavu, akamubwira ngo byuka, kandi ubyuka n'ingoga. Akimara kubyuka n'ingoga, akimara kuza n'ingoga, akimara kubyuka, yaramubwiye ngo kweta inkweto zawe, ufate n'umwitero we wifubike. Numara kwifubika umurikire, n'iminyururu yamuvuye ku maboko. Ngo barakomeza, bageze ku irembo ry'umurwa, ngo naryo rirabikingurira. Ibyari byaragufungiranye, Imana yongera yugurira iryo rembo, kugira ngo ubashe kugera aho Imana ishaka kuhagarara. Imana ikugeze aho Imana ishaka kuhagarara. Mva ko Bibiliya ivuga kuntu hari umudugudu umwe wagaragara nk'umudugudu mwiza. Elisa niko yawitegereje, abona n'umudugudu mwiza, ariko bawitegereje babona amasoko y'uwo mudugudu arasharira. Hari igihe uhagaze ku gasozi, abakura bakabona rwose uraryohewe, ariko amariba yo mw'uwo mudugudu asharira. Ariko umuhanuzi Elisa ngo yatumye umunyu mu mbere, ngo araza ashyira kuri y'amazi, ajya ku isoko y'amazi, ngo arangije ngo ayashyiramo. Akimara gushyiramo y'amazi arongera aranyoga,
inka zanywaga zararangururaga, abayanywaga bagiraga ibibazo. Yari amazi asharira, n'abari ugaragara nk'umudugudu mwiza, umudugudu utunze byose, yakura bakubona nk'umuntu ufite byinshi, ariko amasoko yo muri wo akaba arasharira. Nicyo gihe Petero yari agezemo, ubwo yari ari mu nzu y'imbohe, ubwo yari mu nzu y'imbohe, ubwo Herode yari amaze kwica Petero, yari amaze kwica Yakobo, ashaka kwiyongeza Petero. Ndagusengeye ng'amasaha ibyashatse kwiyongeza ubuzima bwawe ntibikoreho mu izina rya Yesu. Habwa imbaraga z'Imana rurema, aba arizo zigutsindishiriza, ubwami bwa Kristo bukubemo, kandi umucyo wongera uviremo umwijima wari urimo. Mwuka wera w'imbaraga yongera kurwanire. Urakoze mwami. Mwuka wera w'imbaraga yongera kurwanire. Ahari amasoko yo muri arasharira, ahari amasoko yo muri arasharira, amasoko garagara nk'umudugudu mwiza, ariko ugiye kunywa amazi yo muri wo usanga ayo mazi arura, usanga nta buryo agifite, usanga nta kiza kikiyarimo. Ariko ndagusengeye, fasha umunyu mu merezo, ngiye ku isoko, unamwe umumanuye ayo mazi yashariraga mu izina rya Yesu. Umanuye amazi yashariraga mu izina rya Yesu, umanuye amazi yashariraga mu izina rya Yesu. Kadusengane. Mana, mu izina rya Yesu, uri umwami w'icyubahiro, uri umugaba ku rugamba, witwa Uwera urahambaye. Sinzi uko bigenza, sinzi nuko bikora, ngarika icyo nzi nuko itegeko riratungana. Hari ukuntu ujya ubigenza, wategeka bigatungana. Mu izina ryera rya Yesu, Herode yishe Yakobo ashaka kwiyongeza Petero, ari guherezaga marayika akaza akamukoma mu mbavu. Mu izina ryera rya Yesu, amaze kumukoma mu mbavu, ambwira ati kweta inkweto zawe, ufata umwitore dusohoke unkurikire. Aramukurikira, ngo iminyururu imuva ku maboko. Ndasenze ngo abankurikiye imbaraga zizabashe zibaveho mu izina rya Yesu. Imbaraga zizabaguse zibaveho, imbaraga z'Imana zibahobe mu izina rya Yesu. Ndasenze ngo iminyururu yari abashi bavanweho, imbaraga z'Imana zibamurikire. Wica imigambi y'icakura na n'izindi migambi y'ikuzimu, utatanye ibyigenza n'ibyikurura mu izina ryera rya Yesu. Haleluya. Ganza kandi utegeke, neze gumimurike mu izina ryera rya Yesu. Ganza kandi utegeke mu mbaraga z'amaraso ya Kristo. Ndasenze ngo urugi rw'irembo rw'ikingure mu mbaraga za Kristo. Urakoze kuri mwiza kubw'izina rya Yesu. Amen.